nongeye kubasuhuza bifuriza ibihe byiza, nizere ko mumeze neza. Nyamuneka ukigera hano ukibona ino video, banza ujye muri description ya video yawe, nurangiza urebemo amabwiriza arimo, ubashe kwinjira kuri groupe ya WhatsApp twigiramo online, ubashe gukurikirana n'ibindi biganiro uko bigenda bikurikirana, ndetse ubashe no kubona linki iguhereza amavideo yagiye abanza mu biganiro byagiye bitambutse. Yego rero ngiye tugiye kubana nk'ibisanzwe, tugiye kwigana interval ya gatanu, ngira ngo muri kubibona intera hatanu. Yego isomo ni twige muzika online program, yego ubufatanye na Decidas Team. Hanyuma rero turi kubona tugiye kwiga intera hatanu cyangwa se interval docent, sibyo? Tugiye kwiga intera hatanu. Hano rero duherukana ubushize twigana intera hane, sibyo? Interval docent. Uyu munsi wa none rero tugiye kureba noneho intera hatanu ni iki, intera ya gatanu mbese muri rusange. Ahangaha dushobora kubyumva twumva yuko ari intera ya gatanu tugezeho, ariko mu by'ukuri ntabwo ariyo intera ya gatanu, sibyo? Uko uyu munsi wa none tubirebye dushobora kubona ko ari intera ya gatandatu, kuko twabonye yuko intera ya mbere ntayo tugira gute, ntayo tugira, niyo twita interval de seconde. Ibyo ni ibintu nagiye basobanurira, ariko uyu munsi wa none tugiye kureba intera hatanu. Ni intera iri hagati y'inota n'irya gatanu. Uhereye kuri iryo nota waba uzamuka cyangwa umanuka urwego rw'amanota, ni intera iri hagati y'inota n'irya gatanu. Nyamuneka iyo tuvuze ngo ni intera iri hagati y'inota n'irya gatanu, icyo tuba dushatse kuvuga ni iki? Ntabwo twashatse guspecifiya iyo nota iyo ari yo, sibyo? Ni ukuvuga ngo uvuye kuri iyo nota nyirizina, ya nota tutazi izina ryayo iyo ari yo yose, note iyo ari yo yose, iyo note idufasha kumenya kubara kugera kuri gatanu yivuyeho. Iyo niyo twita intera hatanu cyangwa se interval docent. Noneho ibyo ngibyo bigakurikizwa, waba uzamuka urwego rw'amanota cyangwa uzamuka urwego rw'amanota, icyo twita lagane. Tuzagera tubisobanukirwa nitumara kwiga icyo twita amagame neza mu minsi iri imbere mu humura. Hanyuma rero tugiye gufatanya gukora imyitozo. Umunsi wa none rero imyitozo yacu iraza kugira gute? Imyitozo yacu iraza kwibanda cyane kuva ku nota tujya ku rya gatanu. Tugiye gutangira dutera n'igipimo kwa kundi dusanzwe twimitoza. Nyamuneka kwibutsa yuko igihe cyose ugiye kuririmba amanota uba ugomba gutera igipimo. Muntu uri kubikora nta kintu gutera, uri kwibeshya cyane. Uwo ntabwo ari umuziki. Umuziki ugomba kujyana n'iki? Ugomba kujyana n'igipimo. Ngira ngo rero tumaze kubimenyera igipimo cya kabiri kuri kane. Tumaze kumenya uburyo kigenda giterwa. Tugiye gutangira rero dusoma do, mi. Uri kumva aho ngaho? Tugiye kureba amanote dufite hano muri porute yacu. Do, sol, le, la, mi, si, fa, do. Ndasubiramo neza. Do, sol, le, la, mi, si, fa, do. Ngira ngo wabyumvise neza. Uri kubona tuvuye kuri iyi nota ahangaha niyo twisi ya mbere, do dutarukamo, re tugatarukamo, mi tugatarukamo na fa. Ni ukuvuga ngo ubaze kuva kuri rimwe, kabiri, gatatu, kane, ugahita ujya kuri ya note ya gatanu. Iyo niyo twita interval docent. Uri kubona tuvuye hano kuri re turabara. Re ni rimwe, turataruka, mi dutaruke, fa dutaruke, so duhita tujya hehe?
duhita tujya kuri ra. Ubaze 1 2 3 4 urahita ujya hehe? Urahita ujya kuri gatanu. Ya nota twavugaga ni kuva ku nota ujya ku rya gatanu. Ahangaha turi kuva ku nota tujya ku rya gatanu. Hano turi kuva ku nota tujya ku rya gatanu. Ahangaha turi kuva ku iri nota duhita hano ni umwitozo barimo baduhereza. Birumvikana yuko turi kuva ku iri nota duhita tujya ku rya kangahe? Tujya ku rya kane. Ni uburyo bwo gushaka kugira ngo umwitozo urusheho kuryoha, ariko muri rusange dukurikije itegeko baduhereza hano. 1 hano dufitemo fa, dufitemo so, dufitemo ra, tukagiramo na 6 cyangwa t ariyo ya kangahe? Ya gatanu. Ngo ni 1 ni 2 ni 3 hano ni 4, tugahita dufata rya nota ari ryo rya gatanu. Nyamuneka rero tugerageze dukore imyitozo. Noneho hano rero baratubwira ngo noneho dushobora no kuva hejuru tujya hehe? Tujya hasi. Tuvuye hejuru tujya hasi tukubona yuko hano dufite do, tuyite 1 twakabaye tugira si, twakabaye tugira la, twakabaye tugira do, 1 2 3 4 do, si, la na sol. Hano ni kubona neza itujuje amategeko neza. Reka turebe aho yujuje amategeko neza. 1 2 3 4. Yego, hano turi kubona yuko amanota dufite do, so, la. Tuvuye ku iyi note turi kuva kuri 1 2 3 4 5. Iyi note ni 1. Aha twakabaye dufite iki? Twakabaye dufite sol, hano la, si ndetse na do. Ubwo ni 1 ni 2 ni 3 ni 4, tugahita tugera kuri ya note ya kangahe? Ya gatanu. Tuvuye hano nanone dufite iyi ngiyi iraba 1, twakabaye dufitemo iki? Si, do na re. None hano dufite kangahe? Ubwo ni 1 ni 2 ni 3 ni 4, twakabaye duhita tujya kuri kangahe? Kuri gatanu. N'andi manote uko bigiye bikurikirana. Hano tugiye gukora iyi myitozo nayo tuyinononsore neza. Do, so, la, fa, mi, si, do, so, do. Kongera dusubire mu myitozo. Do, so, la, mi, si, do, so, do. Kandi igipimo kigahera hasi kikarangira hejuru. Kugira ngo rero uko muri kubibona, iyi ni imyitozo idufasha gucengera neza interivale ya gatanu, intera hatanu, kugira ngo tubashe kumenya gutandukanya amanota. Ubundi interivale twarayibonye ni ukuva ku nota ujya ku rindi. Icyo hano rero bibasha kudufasha ni iki? Twagiye tubikora muri ya myitozo nagiye mbatoza nkubwira ngo kusoma umwitozo ugeze imbere wongere ukure handi imbere, wongere ugaruke inyuma. Hari icyo bigufasha n'iki? Bigufasha kuvanga ariya manote kugira ngo buri note uritandukanye n'irindi. Reka dukomeze ku mwitozo wa 85 dukomeza n'iyi ndirimbo yacu, sibyo? Yego, mwitozo wa 85. Hano dufite so, do, le, la, so, le, so, le, so, do, le, mi, la, le, do, fa, so, mi, si, do.
tumetirize neza. Aha, hano dufite so, do, re, la, so, le, so, do, le, mi, la, le, do, fa, so, mi, si, do, fa, so, re, do. Ngira ngo uri kumva yuko umwitozo hariya umeze neza cyane. Muraza kugerageza gukora imyitozo, indi myitozo namwe muraza kuyikoresha, hanyuma rero tugiye gufatanya noneho gukora iyi ndirimbo. Nyamuneka muri kubona ino ndirimbo noneho uburyo iteye. Ni ukuvuga ngo dufite porte ebyiri. Dufite iyi ngiyi ya mbere, tukagira n'iyi ngiyi ya kabiri, ariko zose nituza kureba neza zirahuzwa n'uyu murongo. Tukubona yuko dufite porute ya mbere hano, tukagira n'iya kabiri ahangaha, sibyo? Turaza kubibona hano dufite porute ya mbere, tukagira n'iya kabiri ahangaha, ariko tugasanga hano hari ibyo turirimba hano hejuru, no hasi hari ibyo baririmba. Nyamuneka rero ibi ngibi tubare ni indirimbo ugiye kwigisha abaririmbyi. Iyi ndirimbo ikoze amajwi abiri. Ubundi twiga ubushize twabonye neza ko mu gihe icyo ari cyo cyose uri kuba wabasha kugira gute, uri kuba wabasha kuba wakwitoza indirimbo, kimwe mu kintu kiba kiriho nuko mu buryo bushoboka bwose uragerageza ugashaka ngo mfite amajwi angahe. Uyu munsi wa none dufite amajwi angahe? Dufite amajwi abiri, kandi twabonye ko urufunguzo rwa solo rukoreshwa mu majwi y'abadamu gusa, y'igitsina gore. Ariko cyakoze bikaba icyitonderwa, mu gihe amanota ahanitse cyane rushobora gukoreshwa mu majwi y'iki? Rushobora gukoreshwa mu majwi y'abagabo. Hanyuma rero nyamuneka ikintu kiriho n'iki, ahangaha ushobora ibi ngibi kubiha soprano na alto bakabifatanya, ibi ngibi ukabiha iki? Ukabiha base na tenor bakabiririmba. Ibi bishobora kuririmbwa n'abagabo, ibi bikaririmbwa n'amajwi y'abagore, birumvikana neza. Cyangwa se ibi ngibi tubyite ko ari ibya soprano, ibi ngibi tubyite ko ari ibya alto, sibyo? Ntacyo bitwaye. Icyo rero tugiye gukora iki? Tugiye gukora imyitozo. Hanyuma rero iyo turi kuririmba, ibi bintu biririmbwa hano hejuru biba bigendana kimwe n'ibyahangara. Noneho n'ibi ngibi biririmbwa hano biba bigendana kimwe n'ibyahangara. Ntabwo tuza ngo dusome n'umwitozo nituwurangiriza ahangaha tuze duhite dukomereza ahangaha. Oya, ahubwo ni ukuvuga ngo muri iyi nyandiko turaza tugasoma uyu mwitozo hano uri kuburirimba imwe, twaharangiza tukongera tukajya kureba indirimbo itangira tukayikomerezaho, twayirangiza tukongera tukaza kureba indirimbo itangira. Tukimara kuyirangiza turi kubona yuko tuza twarangiriza tukaza twarangiriza ahangaha kuri bare domisile yacu isoza, itwereka yuko twagize gute, twasoje. Ko muri kubona yuko hari umwitozo ntabwo urangiye, nahangaha umwitozo ntabwo ugize gute, ntabwo urangiye. Dusoreza hariya niho umwitozo uba urangiye. Hanyuma niba tuje tugasoma hano kuri kare, ni ukuvuga ngo iyo tugeze hano ntabwo duhita tuza ngo dufate ibi ngibi, oya, ahubwo turaza tugafata bya bintu byo kuri kane, sibyo? Bivuze ngo iki ngiki kijyana n'iki, iki ngiki kikajyana n'iki, n'ahangaha twagera kuri uru ruhande kabiri n'ubundi igakomeza ikajyana n'iriya. Ni uko nguko biba bigiye bite. Ntabwo tuza gusoma uyu mwitozo ngo hano niturangiza duhite dufata ibi ngibi, ahubwo ni ukuvuga ngo ibi ngibi biba bijyana n'ibi ngibi. Ubwo ni ukuvuga ngo ba badamu niba bari kuririmba urumva bari gufata ya manota baze, wenda ba bagabo nabo bazabafata aya ngaya bitewe n'amanote abagiye ahari.
icyo tugiye gufatanya rero tugiye gukora umwitozo noneho kugira ngo tubyitoze turebe ngo noneho bihera he, bisomwa gute, tuze gushyiraho n'amagambo. Yewe twagiye, iyi niyo interivale numva dushobora kuba tugiye gutindaho cyane kuko ifite umwitozo twifuza kuba twasobanukirwaho byinshi. Hanyuma rero akandi kantu nari ngiye kubigisha gashyashya, nyamuneka nari ngiye n'akavuze mu gitabo cyanyu muraza kugeramo, nimuza kugera muraza kubonamo aka kantu rero ushobora kugenda wagera mu gitabo cyawe, ukigera mu gitabo cyawe hano kuri uyu mwitozo, yego umwitozo urebye neza uri kubona ku mwitozo w'iki gitabo urebye neza, ni ukuvuga ngo ahangaha iyo uhageze ugira ngo neza ni nko kwibeshya, ushobora kugira ngo ni imashini yanyereye. Oya, aka kantu turaza kugasoma. Aka kantu tukita inspiration, ni ukuvuga ngo gafite andi marangamutima kaduhereza, sibyo? Muri kubyumva hari amarangamutima kaduhereza, ariko turaza kureba ngo mu ndirimbo gakoreshwa muti kano kantu inspiration. Aka kantu rero icyo kaba kavuze ni ukuvuga ngo iyo tugeze kuri iriya noti, sibyo? Iyo tugeze kuri iriya noti bitewe n'amagambo tuba tugomba kugaragaza amarangamutima, ariko nanone tukamenya yuko iyo tugeze kuri iriya noti tuyigeraho twitonze, tugafata umwuka kadutegeka yuko tugomba kuhagera twitonze, tugasa n'aboroshya, tugafata umwuka wo kugira ngo tuze kubona uburyo turirimba andi manota akurikiyeho. Hari abantu bajya bageramo hagati bari nko kuririmba ugasanga umwuka urabashiranye, utaramenye ibanga ryo kwiba umwuka. Ubundi umuririmbyi igihe icyo ari cyo cyose agomba kwiba umwuka. Uyu munsi wa none ni iki nakora kugira ngo nshobore kuba nagira gute, nshobore kuba nabasha kwiba umwuka ngewe muri ngewe, numve yuko ibintu bigize gute, numve yuko bya bintu ndi kuririmba biri ku mujyo umwe kandi bibasha kugira gute, bibasha kumvikana neza. Hano rero tugiye gukora iki? Tugiye gukora imyitozo. Do mi so, tugiye guhera kuri sol nk'uko turi kubibona hariya. So do re so do mi do fa mi re do so do mi ra fa mi re so le fa mi la do le so le mi so le do fa le do. Muri kubibona yuko umwitozo nyine uba washije kugira gute, uba washije kugenda uba muremure. Turaza kongera dusubiremo rimwe. So do re so do mi do fa mi re so do mi ra fa mi re so re fa mi ra do re so re mi so do fa re do. Tukarangiza umwitozo wacu. Yewe tugiye noneho gusoma amanota yo hasi twumve ngo urumva abantu bo hejuru baba bari kuririmba. Nimwishime munezerwe, u Rwanda rurakingurutse, mwese muvuge
hanyuma tugiye kureba ngo hano hasi noneho baba bari kuririmba gute mu buhe buryo, tugiye kubyitoza nabyo. Mi, do, mi, so, do, so, mi, so, do, mi, so, fa, mi, do, do, fa, so, fa, mi, re, do, mi, fa, do, do, le, do. Yewe twongere dusubiremo dusoma amanota neza mwanyuma. Mi, do, mi, do, mi, so, do, mi, so, do, mi, so, fa, mi, re, do, do, fa, so, fa, re, do, mi, fa, do, le, do. Dutera n'igipimo, igipimo murabizi neza yuko gitangirira hasi kikarangirira kikarangirira hejuru. Nyamuneka nawe uze kubikora. Ni ukuvuga ngo rero abangaba baririmba n'amanote, abangaba baririmba yangahe, abangaba bakaririmba yangahe, abangaba baririmba yangahe, abakaririmba yangahe, abangaba baririmba yangahe. Uri kubona bano baba bafite liyezo, niko kano kantu gasobanura. Mu gihe bano baba bari gutinda kuri rya nota rimwe barihuriraho, hano bakaza kuhagera bagira gute, bose bahurira ku nota rimwe ariko bigiye bigenze gute, bigiye bitandukanye. Hano rero uri kumva uburyo twagiye tuhakora ya inspiration, uburyo twagiye tuyakoresha. So, do, le, so, do, mi, hariya nyine yo mageze. Le, so, do. Urumva mfashe umwuka ugiye kongera kunyinjiza neza kuri ya manote tugiye gukurikira. Hano umuhanzi kina barateguye ibintu, abarateguye uzagera hano uhagere warushye, ukeneye kongera kwataka undi mwuka wo kugira ngo bya bindi uza kuririmba bize gusohoka bimeze neza. Yewe turaza kugerageza rero tuze no gukora indi myitozo mu gitabo, ariko umukoro mugiye gusigara uri buze gusoma imyitozo wo hasi, noneho nurangiza uze kuwushyiraho n'iki, uze kuwushyiraho n'amagambo. Noneho niba muri nk'abantu babiri biga umuziki mukaba muturanye, ikintu muzakora ni iki: umwe azaririmba ibyo hejuru, undi aririmba ibyo hasi. Mubikore mwumve yuko muri guhuza. Nimwumva muri guhuza, muririmbe n'amagambo, mwumve yuko ibyo bintu biri kugira gute, ibyo bintu biri guhura. Ibyo bintu bizabafasha nyamuneka. Hanyuma nimubirangiza mwongere mu challenge. Wa undi wari wasomye ibyo hasi asome ibyo hejuru, undi wari wasomye ibyo hejuru asome ibyo hasi. Nimurangiza mwongere mukore n'amagambo. Muzasanga ari ibintu byiza biryoshye kandi bishobora kuzagira gute, bishobora kuzabazamura mu rwego rw'amanota. Hanyuma ikindi kintu ngira ngo nababwira nsoza, muraza kugenda musoma indi myitozo igiye ikurikiyeho. Yego turaza gufatanya gusoma uno mwitozo wa nyuma usoza 92, ari nawo duhita dusorezaho. Ariko nyamuneka mu gihe uri kwiga interivale menya gutandukanya amanota. Narabibabwiye neza, interivale nicyo kintu zirimo ziradufasha, sibyo? Ibyo bintu rero tugerageze tubyiteho. Hano rero mu gitabo cyanyu mushobora kugeramo mugasanga ntabwo uyu mwitozo urimo wanditse amajwi abiri gutyo, mugasanga n'uyu wanditse ijwi rimwe gusa. Ariko muraza kureba mu bitabo twabahaye kuri WhatsApp, muraza kubona yuko bigeze gute, muraza kubona yuko uyu mwitozo bigiye birimo. Hari igitabo rero uriya utarimo. Tugiye gufatanya gusoma uyu mwitozo wa
92 yego. Hanyuma rero uri kubona yuko hari n'ibintu mba ndi kubigisha ariko nanjye ugasanga ni ubwa mbere mba mpuye nabyo. Yego, strategy rero yo gutangira kubisoma ni iyi. Ni ukuvuga ngo ikintu uri bugerageze kuba wakora ni iki. Usoma urareba ngo mfite mezire ya kangahe muri muhundwa nota yanjye, ndi mu ruhe rufunguzo, amanota mfite n'ayahe. Noneho ni ukuvuga ngo niba uri gusoma ahangaha ureba ibigiye gukurikiraho mu mutwe ubitekerezaho, umenya imirangiro yabyo, umenya n'agaciro kabyo, kandi byose ukabikorera rimwe. Nicyo kintu mba ngiye gukora buriya hariya mu gitabo. Niyo mpamvu hari aho ushobora kugera ukabona gusomya umwitozo wenda kubera n'ubwa mbere wenda uhuye nawo ugasanga hari aho utezwe, ariko ushobora kuwusoma kubera ngo wabisomye kenshi cyane cyangwa usanzwe wenda ubyigisha kenshi cyane ugasanga nyine usa nk'uwabigorotse. Ibyo ngibyo nta kibazo kiba kirimo, ariko icy'ingenzi dukeneye ni iki, ni uko tumenya gutandukanya amanota. Ariko noneho bya bindi ikintu biri budufashe ni ukumenya speed yo gutandukanya ya manota ku buryo ushobora kubona indirimbo ugahita unayigisha ku kanya, atari bya byo kuvuga ngo ngiye ku ruhande mbanze ngiye kugira gute mbanze ngiye kuyisoma. Tugiye kureba rero nk'uyu mwitozo, dutangire wa 92 muraza kubona mu gitabo cyanyu, namwe muzawitoze ubundi musubize. Ngiye gutangira do do so so la la mi la la le mi do do so so la la mi do do fa fa la la le mi le fa sol la sol do mi so fa mi re do. Yewe kumva vuga mbere mba mubonye, ariko noneho tugifatanye noneho tuwusubiremo tuwitirize bita tunasoza. Do do so so le mi la la le mi do do so so le mi do do fa fa la la le mi le fa sol la sol do mi so fa mi re do. Yewe uri kubona mba natangiriye hasi noneho nkagira gute asoreza hejuru, kandi murabona yuko wa mwitozo nari nsomye bwa mbere maze kugira gute marari maze kumenya neza. Bishatse kuvuga ngo nongeye nkawusubiramo, noneho naza no kugera noneho nanabiboroka no mu mutwe ku buryo hari n'igihe noneho najya no kuwusoma nari kugira gute, najya no kuwusoma noneho nari no kuwureba kubera namaze kugira gute, namaze kubifata mu mutwe. Ndabashimiye cyane rero. Niba hari igitekerezo cyangwa icyifuzo wumva ushobora kuba waduhereza n'izindi nyunganizi zose, andika muri comment kuri YouTube channel yacu ya The Sinda Story Team inyuzwaho ano masomo. Rero tuzahure ubutaha kuri intervale zindi zikurikiyeho. Nyamuneka intervale ni ingenzi, niryo zingiro rya muzika. Nta munyamuziki utazi intervale ku isi, ntawe. Intervale niho hantu dukura ubuzima bw'umuziki bwose mu buryo bushoboka. Ndabashimiye cyane rero, mugire ibihe byiza, turi kumwe, Imana ibarinde.